Hello guys, welcome to our channel Nyurwa Family TV show. Twahageze ni wa mukobwa wa Josephine nagarutse again. Nababwiye ko nabasezeranyije kubajyana Niagara Falls handi hamwe na Canada, abantu benshi bakunda kandi bakunda gusohokera. Murabibona ahangaha ndatwaye, hari traffic ya danger, imodoka ziri kugenda gakeya. Ziri kugenda gakeya cyane, umva abantu bari kutugendera nabi kabisa. Sinzi imbere cyabaye, niba habaye accident, sinzi cyabaye kabisa. Dutegereze turebe icyabaye imbere, nanjye sinkizi. Turi gutwara gakeya, traffic ni hatari. Iyi traffic yatubereye danger. My god, umva ndakubwiye mwa bantu mwe muri kubona hano kuri iki cyapa, welcome to city of Niagara Falls. Ntago mbabeshya rwose, cyo muzakenera cyose nzakibagezaho. Ndabizeza ko muri kubona ahangaha noneho navuye muri traffic. Murabona ni baga nahetse, amazi mu ntoki, umwana ku ruhande. Muza mumbaza iki? Abana baraho, murabona na mama wanjye. Aha tugeze ahantu ho gufotorwa, turi kwifotoza, ndi kubafotora kuri Snapchat. Snapchat zarikora. Abakobwa banjye mwababonye ukuntu ari beza cyane. Kumana ni bakabyari. Ndabona nukuri ndabafashe, tugiye kumanuka. Murabibona n'abantu benshi cyane bitabiriye Niagara Falls, nabo barasohotse. Niagara Falls ni ahantu heza cyane. Mwitegereze iyi video murayikunda, mana yanjye, umva ni heza, mbese mwumve ko ari heza. Murabibona ubundi kumanuka, ndi kubyishimo, ibigambo byanyishe. Umva ni hatari, mbese ni bindi muri kubireba. Nashyushye, murabona mama wanjye nawe ntagakunda ibintu bya video, ariko agasura ke kagiye kagiramo gake. Murabibona mbaha pisi, nishima, abana ndabafashe, turi kumanuka. Murabona ko mberewe, sinabyambariye nukuri. Yewe we, ahanga turi kumanuka ku maeskariya. None maeskariya tugiye kumanuka, tugiye guhita tugera ahantu ho kugura amatike. Nukuri umva mana yanjye, twararyohewe, turishima, byari byiza cyane ariko kujyana y'abana, Yesu we, navuyeyo narushye, nari narushye bya hatari. Kugira ngo mfate umwana mu ntoki, na ahantu hari ahantu hagasozi ho gatoya ho guterera ufashe umwana, hariya ngeze ahantu ho gucisha tike, ndategereje. Noneho ndi kuvugana n'umuntu bishinzwe kugira ngo nishyure, nshishemo ikarita, ngiye kwishura ku mafaranga. Baca menshi, ni menshi shaho, ni menshi, tike kwishura ni menshi. Ku muntu umwe, umuntu mukuru ni amadolari 28, ku mwana mutoya ni amadolari 16 n'amasenti 50. Murumva atari amafaranga menshi, ni menshi ariko nta kintu cyinshi wabara kiruta ubuzima. Ubuzima nibwo bwa mbere, kwishima nibyo bya mbere, twiremera ibyishimo. Umukobwa wanjye muramubona amufashe, tumaze kwishura, bamaze kumpa amatike, hagaze ku murongo. Noneho ujye uhagarara hara ku murongo, ubutegereje kugira ngo winjire ugere muri esansere ikumanure koko. Esansere ndende shaho, oh my god, esansere ndende cyane. Naramanutse esansere, umutima wari umvuyemo, umva mana yanjye. Noneho dore hariya tuvuye muri esansere, tumaze kwambara. Dore mama wanjye ngo yimbere n'umwana wanjye mukuru, dore nga hariya ndi kubaha pisi. Murabibona ndi kuri pisi, amasika yanyishe, ibyishimo ni byinshi, urumva. Murabibona twambaye amashashi, haba hakonje shaho, haba hakonje cyane. Amazi, umwotsi wo mu mazi ubuzamura nk'umuyaga w'amazi tumenekaho. Snapchat ahangaha iri kurikora. Murabibona ndi kwitera udu Snapchat, hashyushye. Muri kubona abantu bari kuva mu bwato, bari gusohoka, twego turategereje, turi ku ruhande kugira ngo tubone uko twinjiramo natwe. None ahangaha turi kuzamuka, noneho turi kwerekeza hehe. Rebe esansere ukuntu ibingana. Muri ya esansere nababwiraga, reba ukuntu ibingana, shani ndende. Iyo uhagaze hanze uri kwireba iteye ubwoba, ni ukuri ni ndende cyane. Dore kiriya kiraro muri kureba nicyo kidutandukanyije USA and America na Canada.
ubwo kuva iwacu kugera Canada ni minota 15 yonyine gusa. Toronto, Canada Toronto kwagira uvuye iwacu aho dutuye muri New York ni minota 15 gusa. Murabyumva n'aba Canada ndaza kubabereka rero. Guess what? Canada bambara amashashi y'umutuku, twebwe hano muri New York hano Niagara Falls aho turi twambara ubururu. Ubwo iki ni igice cya Amerika, naho muri Canada bo bambara umutuku, bambara amashashi y'umutuku. Murabibona ahangaha, muri kubona turi kuzamuka, ubwo turi kwerekeza mu bwato. Urubona ibyishimo byandenze, ndikwisetswa kubera ibyishimo. Nukuri ndahaturiye ndetse cyane, ndi hafi yaho, ndi hafi ya hano Niagara Falls. Ariko kugira ngo ngiye nibwo bwa mbere najyayo nanjye, ibaze n'ukuri ku mafaranga y'urusenda umva kutiyitaho. Ahangaha mureba aho mpagaze ndi mu bwato, ubwato twabugezemo already. Fasha umukobwa wanjye mu ntoki, ndi kubereka dore amazi, ndi gukamera amazi kugira mbere ku buryo kabangana. Reba Niagara Falls y'umwimerere ahangaha. Niagara Falls y'umwimerere hari ahantu nabonye ndakunda, murebe kuntu hari kugaragara neza cyane. Ari amazi amamanu kugira ngo ni ifuro kubera ari menshi. Uriya mwotsi uri kuzamuka niwe ubyo dutosa, kore twatose mbese uri kubugira ngo ni nk'imvura iri kubagwaho, ari imvura nyinshi cyane, nyinshi cyane. Kore twatose cyane hose. Noneho ubwato barahagurutse, muri kubibona ubwato barahagurutse buragiye. Ubwo turi mu mazi turi kugenda, turaza guhura n'aba Canada rero. Dupepeyane, dusuhuzanye n'aba Canada nabo bambaye umutuku bari mu bwato bwabo. Umva byari biryoshye, twahevinze fun, nararyohewe, umva nari nezerewe, mbese nzajya mporayo. Ndabakumbuje n'abandi bose mwifuza kuzajyayo muzansure, nzabasohokana magezeyo, cyangwa se nawe wijyaneyo wigezeyo. Nukuri umva mbese Niagara Falls ni ahantu heza cyane, haguha umunezero, hagabanya stress. Mbese naranezerewe n'ukuri, naranezerewe cyane, ndahaturiye pe. Ariko nibwo bwa mbere nari ngiyemo, nihare se mbirarireho mana yanjye. Ntago nabirarira. Muri kubona hano mu bwato nimwo turi mu bwato buri kugenda, tugiye kwegera ari amazi muri kubona ari kumanuka nk'ifuro. Tugiye kugenda tuyagereho, tuyegere, tumurangiza kuyegera tumenekeho koko, atumenekeho dutohe byandi byahatari. Kera twatangiye gutoha, murabona amashashi yatangiye kudufataho. Haba hari umuyaga mwinshi. Murabona ko amazi twayegereye, urabona ko ndi gufotoza telefone hariya. Amazi twayegereye, sindi kumaze na zoominga, amazi ari hafi yacu. Niyo mpamvu umuntu aba yatose kubera bari gutaruka hara ku rutare akadutarukiraho. Muri kubona hano ko ubwato buri kugenda, turi mu mazi hagati, biraryoshye, uba wumva unezerewe. Nagiye nseka nasamye. Ubu byishimo ari byinshi cyane. Oh my god, umva mbese narahakunze. Rebera ayo mazi kuntu agaragara neza cyane. Twaragiye turagenda, dore amazi kuntu angana. Iyo ureba hasi, akenshi nkunda gutinya amazi. Iyo ndi kureba hasi njya mbona utuzi, sinzi ukuntu turi kujya dutera nkagira ubwoba, nkaba nagira n'isereri nkagwamo. Ariko ubwato ntaho babuhuriye n'amazi. Njye nari ndi muri etage hejuru, haba hariho abari hasi, muri kubabona hasi, abandi bari hejuru. Njye nari ndi hejuru rero hasi umva nagize ubwoba bwo kujya hasi. Njye nigira hejuru kabisa. Noneho negamira ku bwato ku ruhande kugira mbone uko nzajya nkameza telefone yanjye neza ndi kureba. Muri kubibona dore ndi hano, njye ufashe telefone ifite cover ya papo, ndi kugenda mu bantu, negera ari amazi kugira nyafotore neza cyane. Muri kubibona ngewe mane yanjye naranezerewe bimwe birenze bya danje. Mana we, umva mbese nibindi ni byiza, byari byiza cyane ariko cyane, nongereho ngo cyane. Noneho reba abantu, buri muntu arajagaraye, buri muntu ari mubye, buri muntu ari kubarize, buri muntu ari kwerekana ibitangaza ari kubona adasanzwe azi. Reba hano ndi kubaha amapisi, umva mbese ndishimye, telefone yandangaje, ndi gukamera imisozi ya Canada mbese. Umva I can't wait kuzaberekana na Canada. Noneho hajya kwambara amashashi ya blue, kujya kwambara amashashi ya red. Hari amashashi ya red, reba ba Canada rero. Turapepeyana tubasuzana bakadusubiza. Oh my god, mbese mwamwegeranya. Nzagenda nambara amashashi ya Canada mbereke na Canada mbese. Umva
turi mu mazi hagati, umwana byamurenze byamushimisha agenda yereka papa we ibitangaza ari kubona mu mazi, umva mbese Niagara Falls hubahwe kabisa, ni heza cyane, nge haranshimishije cyane cyane. Dore icyo kiriya cyuma gihari hagati kiri mu bwato hagati, reba mama wanjye n'abana ahantu bicaye, sinzi niba muri kubabona, we yari yicariye, abakecuru yigiriye ubwoba bwo kwirirwa ahagaze ngo ubwato bugende bwizunguza ahagaze, yahise agenda aricara, n'intebe ziba zihari zo kwicara, ariko kubera amatsiko yacu naragiye ndihagararira, ngenda fotora, ngenda ndeba n'imisozi, ngenda nirebera mfata ama Snapchat, mbese ibintu cyari sawa cyane. Rero murambona n'umwana, mfashe umwana ndi kwitegereza ndeba abantu bose, amatelefone baba bamanitse bafotora, abandi bari busy bibereye mu byabo banezerewe. Snapchat angazi kuhakora ama selfie, mbese selfie ni selfie hahiye. Hana yanjye byaranejeje, mva nzongera nsubireyo. Uyu muntu muri kubona hagati niwe ushinzwe kuba ari kureba ibintu uko bimeze, agenda areba ukuntu uko bigenda bimera mo hagati, ko mwifashe, ibitagenda neza, ufite ikibazo, uriya wambaye agakoti k'umutuku mubonyemo hagati ni umukozi wamo, abakoramo nyine, abakora bari mu bwato mo hagati. Mbese iyo muri mu bwato mugatembera bisanzwe, ubugira ngo uri kugendera nko kubutaka nyine bisanzwe, umva ndakubwira ntujya umenya ngo byaranangaje ngewe, ugira ngo ntabwo ubwato buri kuva aho buri, ugira ngo ubwato ntabwo buri kuva aho buri, ubona buri kugenda nyine biraho nyine, nta byadanje. Mbese nge narumiwe, ntabwo ati niba ari ibi ngibi nzajya muranzi, umva nazaga Niagara Falls si ubwa mbere nayigiramo, nsanzwe nyitembereramo ndetse kenshi cyane, ariko kujya mu bwato nibwo bwa mbere, iyi niyo nshuro ya mbere nakandagira mu bwato. Narahagiraga ubundi nkagira ubwoba, nkabona abantu bari hasi cyane bagaragara nk'inyoni hasi cyane, havuga ati iriya ntagerayo nkanjye nguye mu mazi nkanga kujyayo, ariko narapanze ndavuga ati why not nge ntajya mu mazi, nkambara amashashi y'ubururu nkajyamo, nkahevinga fan n'abandi, nkishima, nkajyana n'abana nabo bakanezerwa, mbese nkabereka Niagara Falls. Narabipanze rero, mara kubipanga njyayo, niho mubona ahangaha nyine nishimye, naryohewe, ibintu ari sawa cyane. Murabibona ahangaha, aha turi gusohoka, turi kuvamo, none hariya aho kumanuka sinzi niba mubibonye, reba aho ugiye kumanukira, naramanutse ndiruka, nari nguye hasi. Kuvamo biteye ubwoba, hari ahantu baba bamennye amazi menshi, wahagenda nabi ushobora kuhagwa. Nahamanutse niruka, murambona n'umwana mu ntoki, mfashe umwana mu ntoki, umva yarabikunze cyane, yahevinze fan, akajya ambwira ngo tuzagaruke, mbese ndahabakumbuje, muri kumbona kugenda muganiriza, ndi kubaha peace, abakunzi bacu banyurwa Family TV show. Murambona ahangaha nambaye ishashe, umwana ari inyuma, undi ndamufasha akaboko, n'abandi bose. Noneho hano twatuvuye mu mazi umwana wanjye muri kubibona mukuru, byari igishashi yari cyacitse, mbikuramo tuvuyemo, kuba cyari gitose. Abandi iyo bashaka bakakijyana iyo bashaka, cyangwa bakagicyura mu rugo. Ntacyo nabonye nakimaza, nge nabonye nta kigenda, mbikuramo byose ibishashe, njya kubita muri garbage. Ngiye kubita muri garbage, nge nabikuyemo byose murabibona, amaze kubikuramo abana, amaze kubigenza byose neza, nditahiye, nakuyemo amashashi, abandi bari kuyacyura, ariko nge numvisha atari ngombwa kuyacyura. Murambona hariya turi ku mirongo, gutaha ni ku murongo, dusubira muri esanseri nababwiye, ubundi twongera tukazamuka, tukinjiramo ikatuzamura, ikadusubiza aho yadukuye, aho twaparitse imodoka, ikadusubiza aho yadukuye, tukagendesha amaguru tukajya aho twaparitse imodoka. Umwana wanjye ari kubasuhuza, bose ari kujya babwira ngo hayi bose wabonye hayi. Reba mu bwato ukuntu biba bimeze. Noneho
kwa kundi tuba turimo twese twipanze ni kuri aba bimeze. Ngero narindi hara hejuru hara hejuru niho narindi, noneho hara hasi niho hambere narahatinye kuko nabonaga hegereye amazi cyane, mpatinya nanga kujyayo. Reba ya mazi nanone muyitegereze sha ibyiza bya Niagara Falls, mureba ayo mazi umva ndabakumbuje n'abandi bose yaba baherereye muri Amerika muzaze mutembere. Niagara Falls na ahantu heza cyane, no kuri nanjye narahashimba haranshimishije. Yaba batuye mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byose muzatige muze sha muze Niagara Falls. Ni heza cyane, mwabibonye ya mazi abateye imbabazi abari meza. Noneho hano ngiye kuyereka abana neza cyane mpagaze kuri kara gapangu, mureba ngo barebe hasi neza, barebe aho tuvuye ahariho. No hariye twadusotse muri esansere, ngiye kubajyana ku gapangu mbereke hasi umuhepfo mutuvuye, mbereke ahantu tuvuye abana. Ubwo ndibitembeza nitembeza, ngiye kubereka ara ku gapangu mbereke hasi cyane, hasi yo tuvuye uburyo ki hameze murabibona guys. Ngahabonye yeba kuntu ubuhagaze hejuru, none kuri yamba nana hazuminze abari kure cyane niriya hepfo tuvuye. Guys ndabinginze mukore subscribe, comment and share, ntimwibagirwe musharinge, munakore comment mana yanjye, musharinge kwa friend banyu, abifuza abashiti banyu bwa Family TV show, abari hano muri Amerika hafi, abifuza muzadusure tubatembereze. Tuzabatembereze niba mubyifuza n'ukuri nta kibazo, nge ndahari. Umva ku bwanyu kuri Nyurwa Family TV show ndahari 100%. Hariya nari mpagaze hejuru rero ndi kwirebera ari amazi, nari nayakunze kuyareba ku maso kandi nari nsanzwe nyareba. Ngaho bye, mukomeze mukore share, subscribe, comment, ndabakunda cyane, bye.